so aha niho washyinguye abasaga 250 by'abazize jenoside yakorewe abatutsi yabaye 94 ndi kuvuga bihagije. So tubara imva 14 uyu murongo tukagira n'umurongo wundi uri hepfo. So mwashyizeho ururabo, reka dufate umunota umwe wo kwibuka noneho dusoze. So mu izina ry'urwibutso nongeye kubashimira ko mwafashe umwanya wo kuza hano. Murakoze cyane. Nkuko mubona rero hano turi itsinda rigizwe ryiganje mu rubyiruko, tukaba turi abaririmbyi gatolika ndetse n'abanyamuziki muri rusange. Tukaba twaje hano ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi hano i Kigali ku Gisozi. Tukaba twaje natwe muri gahunda yo kwibuka. Twaje turi itsinda rihagarariye abaririmbyi cyane cyane bo muri Kiliziya Gatolika. Twaje hano ku rwibutso rwa jenoside yakorewe abatutsi hano ku Gisozi mu 1994. Twasobanuriwe byinshi cyane cyane nkatwe urubyiruko, abenshi muri twege bavutse nyuma ya jenoside, ariko hari nabo turi kumwe bavutse jenoside mbere ya jenoside ho gatoya. Twasobanuriye byinshi ku mateka yacu mbere y'abakoloni na nyuma y'abakoloni. Twahigiye byinshi. Message dufite nk'urubyiruko nuko amateka twigishijwe uyu munsi tuzayasigasira kandi tugaharanira iteka ko jenoside yakorewe abatutsi itazongera ukundi, twimakaza ubumwe mu banyarwanda, indangagaciro zose za kirazira tukazimika nk'abanyarwanda cyane cyane nk'urubyiruko. Kiliziya Gatolika yagize uruhare runini muri jenoside yakorewe abatutsi. Twarabyigishijwe kenshi mu mashuri, mu maklube n'amamateka, badusobanurira ahantu henshi hatandukanye tujya gusura, ariko cyane cyane kuri uyu munsi twaje hano ku rwibutso rwa Gisozi muri Kigali. Twize byinshi, twabonye jenoside yakorewe abatutsi, tubona na jenoside zakozwe mu bindi bihugu ko byagiye bigenda. Byari ibintu bibabaje biteye ubwoba. Turahanira iteka ko tuzongera kubaho kandi tubifashijwemo n'isengesho rya buri munsi ndetse n'ubuyobozi bwiza bw'igihugu cyacu. Twizeye ko bitazongera ukundi. Murakoze. Ni Yvette Kanyange. Kuri uyu munsi twaje kwibukaho jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 nk'ihuriro ry'abaririmbyi, abanyamuziki n'abahanzi muri rusange. Nanjye nkaba ndi umwe muri abo baririmbyi. Ndabanza cyane cyane kwihanganisha abagizweho ingaruka, abacitse ku icumu muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ubutumwa bundi bagenzi banjye bagiye babutanga. Ndashimira cyane leta y'u Rwanda, ndashimira cyane ubuyobozi bwacu bwiza bwatugaruriye amahoro mu gihugu. Ndashimira cyane inkotanyi nkurikije ibyo naboneye mwaha ngaha, nubwo atari ubwa mbere ariko bihora ari bishyashya uko umuntu abibonye, inzirakarengane zari zirimo. Ubutumwa natanga ku rubyiruko na bagenzi banjye ni ugukunda igihugu, gushyigikira amahoro, umwe n'ubwiyunge, yabaye bizongere gukumira cyane no kurwanya cyane abapfobya jenoside n'abayihakana. Murakoze. Murakoze. Nitwa Migabo Evariste. Anje kimwe mu masomo cyangwa mu kintu nsigaranye muri iki gikorwa cyo kwibuka. Uko mubizi jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mwaka w'1994 ni igikorwa cyabaye mu gihe gito ariko kikaba cyarahitanye abantu benshi ugereranyije n'izindi jenoside zabaye ku isi. Ikintu ngiye
sigaranye nuko urebye u Rwanda ahantu rugeze ubu ngubu ni igihugu kirimo amahoro, abantu babanye bishimye. Ntekereza yuko niba mu gihugu nk'iki ngiki cyabayemo jenoside yakorewe abatutsi hashobora kugaragaramo cyangwa kurangwamo n'amahoro ku rwego rwiza kandi rushimishije kugeza ubu, ikitugaragariza yuko n'ahandi hose ku isi hashobora kurangwa amahoro n'urukundo. Murakoze.